igikwiye kuba cyafata imitima yabo kikayikomeza bakirirwa rero bahimbira ibyo babwirijwe n'imitima yabo bababeshya ngo Imana yavuze kandi itavuze. Uko ni kuwiteka nyiringa avuga ati ntimukumvira amagambo abahanuzi babahanurira babigisha ibitagira umumaro bavuga ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Nibyo bavuga ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo yego bitavuye mu kanwa k'Imana kandi ngo bitagira umumaro. Undi nituvuga nta handi hantu abahanuzi bashobora kwinjirira, ahubwo ni ibintu bituruka mu myifurize ya kamere y'umuntu. Ni ibintu bituruka mu irari rya kamere y'umuntu. Ubwo tukiri aho, ibintu bihimbano abahanuzi bavuga ni ibintu kamere z'abantu zirarikiye zikunda. Nibyo mu gihe Imana yo icyo ishaka ari uko abantu bamenya uburyo bazajya kuba mu ijuru. Noneho kamere muntu yo igashaka uburyo ki ngo wava mu gihugu kimwe, wava mu Rwanda ngo ukajya muri Amerika, aho ngo muri Canada ariko ngo bahanurira iby'amahoro ngo nta kibi kizakuzaho. Ariko se birashoboka ko uri mu isi nta kibi cyakuzaho? Ntibishoboka koko. Ntabwo ngo niyo abizera bazajya kuba ngo muri iyi si ntaho tuzakirira, ngo nta hantu hatagerwa n'umubisha, ndetse ngo ibibi ntaho twabihungira. Urumva ko tukiri mu isi ibibi tuzahura nabyo cyane pe. Ahubwo Bibiliya iravuga ngo Uwiteka azajya dutabara muri byose. Sibyo? Nibyo. None rero umuntu udafite amahoro hashingiye ko ari umunyabyaha, kumuhanurira ko azagira amahoro biroroshye kuko arayakeneye. Mbese uri kumubwira ikintu nawe asanzwe azi ko akeneye. Yego. Sibyo? Arabyumva vuba, niba hari n'icyo yatanga yagitanga pe. Ariko mu by'ukuri ikintu mubwiye ntikinashoboka, ntabwo gishoboka kuko n'Imana yaciye iryo teka ry'uko nta mahoro y'umunyabyaha. Turabasuhuje bakunze ibiganiro byacu, ibiganiro tunyuza kuri YouTube channel Ijuru&Ntirikorerwa TV, channel yacu, channel yanyu, channel mukunda, mumaze gukunda muri benshi. Tunabibashimira, mukomeze muyimenyekanishe n'abandi bayimenye kugira ngo mbese dukomeze tuhasangirire ijambo ry'ubutumwa bwiza, ijambo rikiza, ijambo ribohora. Niba utarakanda subscribe, akanya naka ko kubikora, kubera ko mu by'ukuri aho ni ahantu uzumvira ibyo utigeze kumva ahandi, ni ahantu uzamenya ukuri kutavanzemo ibindi bintu ibyo ari byo byose, kandi ukuri kurabatura. Ubwo rero niba utarakora subscribe, bikore, sharinga ku bandi kugira ngo nabo bamenye ukuri kubakize, ibyiza bamenye ntubyihererane, ahubwo bisangize abandi. Nge rero uvuga ni Emile&Mugisha, umuvugabutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Ndabakunda, ndabifuriza imigisha yose iva ku Mana ibonerwa mu kwizera Yesu Kristo, kandi iyo migisha rwose iraboneka. Umuntu akayitunga cyangwa se agatunga umuntu akiri hano mu isi. Ndi kumwe rero n'umuvandimwe mumaze kumenyera, mumaze gukunda, ndagira ngo yongere abibwire, nubwo musanzwe abenshi mumuzi, ariko ku batamuzi yongera abibwire kugira ngo tuze gusangira ariko twamenyanye. Hanyuma nkibyibuka, niba ushaka kujya kuri groupe WhatsApp, twahita tugushyiraho, uratwandikira kuri 0784425057. Karibu tugushyire kuri WhatsApp group, usangire n'abera bari ku isi yose, mukomeze mwungurane, dukomeze duhugurane, ubundi twigendere mu mucyo w'ijambo ry'Imana. Amen. Karibu muvandimwe. Murakoze cyane muvandimwe, nanjye ndabasuhuje, inshuti zacu ndabasuhuje, abera abatagatifu batagatifujirijwe muri Kristo Yesu, n'abandi bose bazakomeza kugenda badukurikira. Ndabasuhuje. Yego rwose. Ndabakunda cyane, nkunda uburyo ki mukomeza kugenda budukurikirana.
kandi mu by'ukuri mukaragenda mubitugaragariza ko uburyo kimugenda ijambo ry'Imana rigenda rigira ubuzima, rigira imibereho muri mwebwe. Ikindi kandi mu by'ukuri musanzwe nyine mumbona turi kuganira ku cy'umwami aba yaduhaye. Mu by'ukuri abadukurikirana nyine ku rubuga rwacu YouTube Ijuru&Ntirikorerwa TV tuba tubabona tukabakunda nk'uko namwe mudukunda. So bwa mbere rero amazina yo musanzwe muyamenyereye yo mu buryo bw'inaha, nitwa Musabyimana Yosefu Mugisha, nanjye ndakijijwe. Mbanezerewe ko umwami yankijije, yankuye mu rwobo rwo kurimbuka, ampa ubugingo buhoraho. Imana ishimwe rero ko mu by'ukuri yongeye kuduha umwanya kugira ngo twongere tuganire, kugira ngo twongere mu by'ukuri dusangire ku munezero. Twanejejwe n'umwami uturuka mu ijuru, udaturuka ku bigendanye n'iby'inaha, ahubwo ukomoka mu ijuru. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe, ndabakunda cyane. Uvuze ibintu byiza. Yego. Uravuze uti dusangire ku iyo migisha ikomoka mu ijuru, idakomoka mu by'inaha. Yego. Ariko abantu baba bagomba no kubyumva. Ubutumwa bwiza butuzanira ibintu, butuzanira ibintu isi itatanga. Nibyo. Iyo umuririmbyi aravuga ngo amahoro Yesu aha abantu be ngo ntagira akagero ntarondoreka, ngo ajya ahumuriza abayafite ngo utayata ntabwo yayakurwaho. Urumva hari ibintu bitagira akagero, mbese hari ibintu utabona ikigereranyo cyabyo hano mu isi. Ibyo nibyo bimanuka biva mu ijuru. Uyu munsi nawe turakwifuriza ubutunzi buva ku Mana ariko isi itabasha kuguha. Nibyo. Kuko iby'isi yatanga byaba biri ku kigero nyine cyo hasi giciriritse, ku buryo bidashobora mu by'ukuri kugereranywa. Nibyo mwene data. Nibyo. Mu by'ukuri ibyo ibiva mu ijuru biruta cyane. Biruta cyane ibyo umuntu yatekereza bibonerwa mu byahano. Ngo ntibinagereranywa, ntibigira akagero, ntibirondoreka. Ibyo rero nibyo twifuriza abantu. Amen. Ureke bimwe bakubwira ngo Imana iguhaye inzu, batabikubwiye wayibona. N'abazifite ntabwo ari uko bazibwiwe n'abahanuzi, n'abafite amamodoka. Yego. Abenshi nta nubwo rwose abo bahanuzi banabazi. Oya, n'inyoni burya igira ahantu itaha. Irahagira. Igira ahantu itaha. N'inzoka ngo zigira imyobo. Zigira imyobo zibamo. Kubera ngo Imana iguhaye inzu, ngo ibyo ni ibiki? Mbese ibyo ni ibintu biciriritse cyane byo hasi. Wiguhaye ngo imodoka. Kwa imodoka se ibintu bikorerwa mu Buyapani cyangwa hehe? Ngiguhaye ngo mu Budage no mu Rwanda basigaye babyasambura hano muri free zone cyane rwose. Basigaye baziterateranye bigakunda. No gupfobya Imana. Ngo ngiguhaye ngo umugore ngo w'inzobe gusa n'icyapa cya MTN. Imana yaremye umugore, yaremye umukobwa, irema n'umuhungu. Ubwo deje yari yatanze abagore, yari yaratanze rwose abagabo. Arega ngo nta n'ikigabo kibura ikigore cyacyo, gikweto kibura cyacyo nta gihari. Ibyo ni ibintu bitoya, ni ibintu bito ndetse byatanzwe kera. Ni ukuri kera cyane, kera ahubwo biba bikoze ku buryo mu gihe gikwiriye icyo umuntu agomba gusohoramo agisohoramo, nk'uko ijambo rivuga ngo mubanze mushake kwanza. Yego. Ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi
muzabyongererwa. nuko byongererwa Ni inyongezo. n'inyongezo. Ese bundi hari ubura ni inyongezo. Oya, iyo umuntu agiye guhaha bakamuha ibyo yahashye ntagaburana Inyongezo. Bakongeza batakongeza utaha unyuzwe. Urumva rero iby'Imana itanga bitandukanye cyane n'ibyo abantu bibwira. Nukuri Bitandukanye cyane n'ibyo abahanuzi birirwa babwira abantu. Yego. Hari iby'Imana yatanze biruta cyane kure iby'amaso areba, amen, iby'amatwi yumva, iby'imitima y'abantu ihora irariki. Nibyo. Kandi ahubwo iby'Imana itanga nibyo bijya mu mutima w'umuntu bikawukomeza. Nibyo. Bikawuturisha. Nibyo. Noneho umuntu akabaho anyuzwe koko n'ubuntu bw'Imana bigakora. None se ntuzi ko Pawulo mu rwandiko rwa kabiri yandikiye Abikorino mu gice cya 12. Yego. Hari igihe ngo asabye Imana kumukiza, hari nk'uburwayi yari afite. Yego. Ariko Imana iramubwira ati Pawulo, ubuntu bwanjye buraguhagije. Bivuze ngo ubuntu bw'Imana buri hejuru y'ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Cyane. Buba no hejuru y'uburwayi. Buba no hejuru y'ubukene. Buba no hejuru buba no hejuru y'icyo wakwita icyubahiro cyo mu isi pe. Buba hejuru y'ibyago. Buba hejuru y'amakuba. Buba hejuru y'amakuba. Buba hejuru y'amagambo. Hejuru y'amagambo. Buba hejuru y'ubupfubyi. Rwose pe. Hejuru y'ubupfakazi. Icyo kintu abantu badashyikira nibwo butunzi. Kuko Pawulo yari umutoni ku Mana, yari umutoni kuri Kristo akorera. Kuko kumubwira ngo singuhaye ibyo, yego, ahubwo ubuntu bwanjye buraguhagije, bivuze ikintu gikomeye. Yego. Bivuze ko kuba afite ubuntu bw'Imana buri hejuru y'ubwo burwayi. Nibyo. Buri hejuru y'amakuba yose. Buri hejuru y'ikintu icyo ari cyo cyose wakwita ko cyagukomerera mu by'ubu buzima. Yego pe. Kubera ko n'ijambo ry'Imana rirabivuga ko Kristo Yesu twamuhawe ari ubuntu. Yego. Ariko ngo ni ubuntu bukurikira. Yego. Ubundi ni ubuntu bugeretse ku bundi pe. None se ntuzi ko mu by'ukuri ijambo ribivuga. Yego. Riravuga, hari umuririmbyi yabivuze w'108. Yego. Aravuga ngo njye ndi umukristo ngo ariko ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kikanyibagiza ibyago byose ngo nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Nibyo. Urumva umuntu wakiriye ubwo buntu nyakuri aba yakiye ihumure ribasha kumwibagiza n'ibyago byose akumva aruhuwe. Ahubwo abadukurikiye bakomeze kumva iki kintu. Ubwo umuntu ntabwo afite ikibazo cy'ibyago, ahubwo umuntu afite ikibazo cyo kubura ihumure. Urakoze cyane. Kuko ikindi nuko n'ibyago nta sezerano rihari ryo kuriraho abantu ibyago n'amakuba. Kandi ngo ari byinshi. Ndetse no ku mukiranutsi ho biravuga ngo ibyago n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi. Zaburi ya 91. Urakoze. Binavuze ko ni isezerano ahubwo ko tuzahura nabyo. Nukubwira ngo Imana ngigukuriyeho ibibazo aragushutse. None se ubwoko ijambo riri kuvuga ngo ahubwo ngo ni byinshi. Ni ibyago n'amakuba. Hari n'umuririmbyi wavuze ngo ntabwo hazabura intambara n'amahoro ntazahora, ngo keretse Yesu atsembyeho. Nibyo. Umuntu ntabwo afite ikibazo cy'ibyago. Yego. Ari naho binjirira. Yego. Abahanuzi b'ibinyoma batuburira abantu ngo Imana igukuriyeho ngo ibyago, ngo igukuriyeho ngo amakuba. Dore ko burya nta nubwo yabura naho yatimiza pe. Ubundi se ahubwo umuntu afite ikibazo gusa cyo kuba atari umukiranutsi. Nicyo kibazo pe. Nicyo kibazo. Binjirira ubundi se hari
kugutomboza n'umwe akubwiye ngo Imana iravuze ngo igukuriyeho ibyago. Ibi ni ibintu urabona no guhita usanga no mu kazi bitari ngo kugenda neza. Ayo wacyuye ejo atandukanye nayo wacyuye uyu munsi bakanyuramo bagutuburira. Ikibazo rero gihari si ibyago ngo ngikuye urupfu ngo ku mwana wawe ngo w'imfura. ngo dore ngo ikurinze gereza. ngo ari impanuka ngo yihuse ngo nari mbonye ngo Imana ngo iyegejeyo ngo kandi ngo senga amasengesho ngo y'iminsi 3 ngo kugira ngo Imana ikureho iyi mpanuka. Wari ukuntu ngo mu kazi ngo byasaga nkaho ngo bitameze ngo neza utimije gutyo abantu bose mu kazi babisa nkaho bitari kugenda neza. Rodo hakabaho n'igihe aba ati ni ibintu biremwe none hakandi ati mu kazi uko bitari biri kugenda neza atariko ati Imana irambwiye ngo biremwe none ntabwo ari ibya kera. Utavuga ngo nari mbizi abazi no kugoreka ibyanditswe. Ariko by'ukuri nuko gusa umuntu ababura kunga ubumwe n'Imana. Nibyo noneho kugira ngo Imana imubere byose. Nibyo hari umurimo uvuga ngo mbumbatiwe nawe Yesu ngo nta kizampangara ngo kandi amakuba nayo sibyo yego ntabwo azampangara. Nibyo nibyo sibyo kubumbatirwa na Yesu kumva wunze ubumwe n'Imana nibyo bituma budatinya ibyago n'amakuba. Kubera ko ubwo noneho Imana ibiri no mu ruhande rwawe. Urakoze cyane. Urumva umuntu arabura Imana. Nibyo kuko ni ijambo ry'Imana ryaravuze ngo Uwiteka ari mu ruhande rwacu nta mubisha. Abarumu 8:31 urumva umuntu ari kubona ababisha nk'ubukene yego akabona ababisha nko kubura minerivare akabona ababisha nko kubura y'ubukode. Naho ababisha nyirizina nuko nta Mana afite. Urakoze cyane. Mu yandi magambo mubisha ni shitani kuko ni nayo wakuye umuntu ku Mana ubwo yashukaga abakurambere bacu. Nibyo amukuye ku Mana ubwo umuntu ahita abura ibyiringiro. Nibyo umuntu ahita abaho adafite Imana bityo agakangwa na buri kimwe cyose. Nibyo bisaba rero ngo noneho uruzitiro rw'icyaha rwari hagati y'umuntu n'Imana rukurweho. Yego umuntu yongera abane n'Imana amahoro. Nibyo noneho riri Imana imubere uburinzi. Amen. Muri miravuga ngo ni Zaburi nabivuga ngo Imana niyo murinzi wanjye wo kwizerwa ngo niyo gicucu cyanjye cy'iburyo gihoraho ngo kumanywa izuba ngo nijoro ukwezi tuzagutinya ngo nizemera ko ibirenge byawe biteguza ngo kurinda ntahunikira ngo ntajya nasinzi nicyo umuntu akeneye none ntiwikange ibyejo utagira n'icyo uhinduraho abo ukabiragiza uwo nguwo uzi ibya none akamenya n'ibyejo n'ibigiye kizaza ukamenya ngo arahakubereye ukamenya ngo ni umutabazi wawe ibindi bikagenda neza. Amen. Kubura Imana ngo gituma abahanuzi babonera icyuho cyo kwinjiriramo akaba ati Imana ikurinze abarozi ku buryo hari n'igihe bujya mu gitondo ugasanga hari imbeba yaguye hafi aho ati dore ikimenyetso ubwo kandi nyine abakubonye muhanuzi none se ubundi imbeba ahari ibiryo ntiziza akababonye nyine icyo yuririraho. Ariko reka turebe icyo ijambo ry'Imana ribivugaho. Nibyo muvandimwe ibyaba bahanuzi bavuga ngo Imana yabatumye kandi itabatumye. Nibyo yego uko biri kose ariko ijambo ry'Imana ribivugaho. Yego muri Yeremiya yego igice cya 23 umurongo wa 16 kumanura. Yego niba nasoma cyangwa wasoma. Okay wasoma nta kibazo. Haravuga yego
ngo uko ni kuwiteka nyiringa bavuga ati ntimukumvira amagambo abahanuzi babahanurira babigisha ibitagira umumaro bavuga ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo bitavuye mu kanwa k'uwiteka. Ezo ubwo ntabwo twakumva twabanza tukumva kuri icyo ngicyo kuko aya magambo arakomeye. Reka tubanze tuganire abantu badukurikiye. Nibyo kweri ni ukuri tuganire kuko ariko tugira umutima ubabazwa cyane no kuba abantu benshi cyane yego bayobejwe n'abitwa abahanuzi n'iki gihe kubwo kutamenya igikwiye kuba cyafata imitima yabo kikayikomeza bakirirwa rero bahimbira ibyo babwirijwe n'imitima yabo bababeshya ngo Imana yavuze kandi itavuze. Uko ni kuwiteka nyiringa avuga ati ntimukumvire amagambo abahanuzi babahanurira babigisha ibitagira umumaro bavuga ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo bitavuye mu kanwa k'uwiteka. Nibyo bavuga ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo yego bitavuye mu kanwa k'Imana kandi ngo bitagira umumaro. Undi nituvuga nta handi hantu abahanuzi bashobora kwinjirira batera ubwoba umuntu wese udafite Imana. Yego ni ukwihimbira kubera ko umuntu afite ikibazo cyo kuba adafite Imana. Uko kubura Imana bimutera ubwoba bw'ubuzima. Nitunavuga ubwoba bw'ubuzima kuko buri muntu wese aba yumva akeneye gutunga inzu ngo yitwiye. Abahanuzi bari tayari bamwe bihimbira. Ubwo turanabivuga tuganiriza abadukurikiye kweruye cyane ko nyine abo bantu batumwe na shitani kuko ntabwo ari Imana. Noneho aho bahinjirira cyane kuza kukubwira ibitagira umumaro bihimbiye bo ubwabo mu mitima. Bihimbwe n'imitima yabo. Ibintu bihimbwa n'imitima ni ibiki buriya? Ni ibintu bituruka mu mutima w'umuntu. Nibyo. Ni ibintu bituruka mu kwifuza. Umve kuko umutima ntabwo ari inyama bari kuvuga. Ahubwo ni ibintu bituruka mu myifurize. Nibyo. Ya kamere y'umuntu. Nibyo. Ni ibintu bituruka mu irari rya kamere y'umuntu. Ubwo tukiri aho. Yego. Ibintu bihimbano abahanuzi bavuga ni ibintu kamere z'abantu zirarikiye zikunda. Nibyo. Ubwo ni byose nta na kimwe twanabirondora ntitwanabirangiza ariko mu by'ukuri kamere muntu ishaka kuva mu gihugu ikajya mu kindi. Visa kamere muntu mu gihe Imana yo icyo ishaka ari uko abantu bamenya uburyo bazajya kuba mu ijuru. Noneho kamere muntu yo igashaka uburyo ki ngo wava mu gihugu kimwe wava mu Rwanda ngo ukajya muri Amerika aho ngo muri Canada ngo aho hantu ho ngo byo bintu biri kwemera. Ibyo ni ibihimbano. Byumvikane ibintu kamere muntu irarikiye. Mbese baraza bakakubwira n'ubundi bintu usanzwe nawe ushaka urarikira muri kamere. Nicyo bivuze ngo kujya ngo kuba i Kigali ngo uvuye mu ntara Imana igutuje mu mujyi ngo hari naho ndabyibuka nakubera ko nanjye nyine nahoze muri abo banyabinyoma ariko bajye bumva abadukurikiye nanjye narabatuburiraga cyane. Hari n'ukuntu ibyo bintu wabihanuraga uvuga ati dore Imana ikujyanye mu mutima w'igihugu. Umutima w'igihugu rero ni kapitali. Mbese ukabizimiza ukamera nk'ushyize mu bwenge kugira mu mutima. None ibi bintu ukuntu ari nabibi kubera ko umuntu udafite Imana
byamutejeje n'imibereho mibi cyane itandukanye n'iyo ukuntu yari asanzwe anibereyeho mu buryo bwa kamere busanzwe. Umuntu agahita ata imirima yari yifitiye mu cyaro, yeza imifuka n'imifuka, agata inka, akagurisha n'isambu yari afite, agahita aza ngo mu mujyi, ngo ni Imana ihamuzanye. Nzi abantu benshi bagiye bimuka ngo muri ubwo buryo, ugasanga no mu buryo busanzwe yiteje ibibazo, ahubwo yiteje ibibazo kurarikira kudashira ko muri kamere y'umuntu. Nibyo harya ngo kuri kaburimbo, ngo Imana igiye kuduza kuri kaburimbo, mwahitaga gute? Ni ku mudestayi ati nduwiteka ati ngukuye ku muhanda w'ibitaka ngutujije ku mudestayi. Umudestayi rero wari umuhanda w'umukara. Umudestayi murimo murashima kamere, kubera ko kandi koko bihita bihura neza n'ibyo umuntu yarasanzwe yifuza. Ati nduwiteka ati nguhaye umudopaya, ati umuzezi yakidemora. Noneho ubwo wabaga ubihinnye kugira ngo wumvikanishe ko biturutse ku Mana, ukavuga umugabo ngo mu rurimi ruturutse mu ijuru, umuzopaya. Ati nguhaye umugabo w'umuzopaya, ati muremure, ati munini, ati w'ibogari. Ibyo rero umukobwa wese uri aho ngaho nibyo akunda, nibyo kamere ye ishaka cyane. Abo bahanuzi rero b'abatuburano nibyo baba bavuga nibyo baba bavuga pe, nibyo baba bavuga. Hari n'igihe reba nawe abo bahanuzi batatumwe n'Imana, abo bahanuzi bavuga iby'imitima yabo irarikira, ariko nanone bakabwira n'abandi nabo imitima yabo irarikira bene ibyo. Yego mu by'ukuri ugasanga bari nk'ahantu mu ishyamba, bagafata umugabo ungana nk'uko ungana, akaguterura akagushyira ku mugongo, nuko Imana iguterura, ndagutambagije, ndakuniniza iwa, ati ndagutambagije, ati ngutambagije nk'uko natambagije Morodekayi. Dore umwami akunda kuba, ati dore uko bazajya bamugenzereza, ati ngutambagije igihugu cyose cy'u Rwanda, ati ngutambagije isi, ngutambagije isi, nguhaye kugenda amahanga, nguhaye kugenda amahanga. Amahanga se n'ubukire. Arega no mu Rwanda mugi, uziko no mu Rwanda bari mu mahanga, naho ni mu mahanga nyine. Ku muntu uvuye muri Kenya, ni muri Kongo, yaje ku muntu uvuye Burundi, abaje mu mahanga. Ni ikibazo gusa cy'ubwenge butaburi gukora neza. Ni ikibazo gusa cy'ubwenge budafite Imana pe, budafite Imana. Nibwo bazopaya bukazopaya, nibwo bazopaya, nibwo banini waya, nibwo bazeze waya kide. Ari umuvandimwe ariko yarakijijwe, yambaye inkuru ndaseka, ariko ndanababara ku rundi ruhande. Yarambwiye ngo yagiye gukora ubukwe, nta n'ikote arabona. Yego. Ngo kubera iki? Ngo mu cyumba cy'amazengesho ngo bari gusenga mu butayu. Yego. Noneho ngo umuhanuzi aca imigozi. Yego. Ngo akajya amupima, ngo Imana ngo nuko igiye kutodeshereza ngikote. Baramusezeranya. Noneho kubera ko Imana yari mwemereye, ubwo bwarenze bugera atarashaka ikote, bamuzopaye, bamugiriye nabi. Urabivuze, nibuka mwene data, ariko nawe yarakijijwe. Imana yamukuye muri iyo minyururu, Imana yamukuye muri iyo gereza pe. Iyo ni nayo gereza mbi. Nono ni umugabo pe, ni umugabo ubona nyine wakabaye mu by'ukuri afite n'ubwenge, usibye ko wenda n'ubwenge nyine bumwe bw'abantu ubona bufite. Ni mwene data yambwiye ukuntu ngo yari afite ngo izina, ngo Imana ngo yamwise
ndamubaza se wowe izina wawe witwaga wiswe n'Imana nirihe ati nari mfite izina ati bari baranyise Rusi uri umuntu w'umugabo ati mu cyumba cy'amasengesho turi gusenga ati akazina ati Imana ati niko bari barampanuriye ati mfite akazina gashya ati nitwa ngo Rusi ndamubaza witwaga Rusi babura no kukwitana Morodekayi ukazina Imana yamuhaye ukazina ngo Imana yamuhaye kajyanye n'ubutoni ngo kajyanye n'ubutoni afite ku Mana none hundi wehe nawe naranamusuye yego we ni wo muri famille mu buryo busanzwe yego yo ku mubiri yego nsanga inzu arimo irenda gusenyuka wicaramo hasi ukajya ureba ahantu hose wicaramo mu nzu muri salo ukaba ureba hanze ahantu hose ni imyenge amabati noneho baramubwiye ngo Imana imuhaye inzu ngo Imana imuhaye inzu noneho bituma we hadashaka uburyo yubaka inzu adasana baramubwiye ati ntuzigere ukoraho ati Imana ikwemereye inzu kandi ngo ya kadasiteri umva rero ukuntu byagenda aho hantu ni ahitwa muri Gitambi yego hejuru yego noneho ngo abonye bitinze inzu itabonetse vuba aza kubaza nyine abahanuzi ati se ko mbona byatinze yego inzu ikaba yenda kunsenyukira yego bati noneho uzagende ngo ajye muri site yagomba kujya muri site yego urahareba ndahareba ndahazi ndi kuhuba ni muri Rusizi uzahura n'umuntu uzaguha imfunguzo z'inzu waragiye yirirwayo ndebuka bampa kontake ndibutse bampa kontake turi Igitarama ahantu twikanyarira yaranteruye ati nguhaye kontake ati y'imodoka aragiye yirirwayo abona burije aje ko yarabona ku muntu wese bitambukiye amuzana imfunguzo z'inzu arazibura arataha ariko urumva harimo n'ubugome n'ubugomeramana bukomeye cyane pe nyine n'uburiganya bwa Satani kuko nicyo wabona ntabwo uzakibona kuko bagihanura n'ubundi uzakibona kubera ko kiri mu nzira yawe kandi nacyo ntaguhindukira amahoro n'umunezero ntibishoboka hari ahandi hantu amahoro Imana yashyize hari ahandi hantu umunezero Imana yawushyize hatari muri ibyo nibyo iby'isi ntituzabinganya oya nk'uko no mu isi dusumbana hakabaho umuremure hakabaho n'umugufi yego nta nubwo abantu bose batunga imodoka yego abazifite se zo zikazategwa n'abandi yego nta nubwo abantu bose ariko bazatunga amamoto siko nanone abantu bose bazatunga n'amazu Kristo azarinda agaruka gutwara abakijijwe ihindagurika ry'iby'isi rikomeje pe dukomeze abo bahanuzi n'abantu babwira abantu ibintu bihimbiye mu mitima yabo nibyo bitavuzwe n'Imana kuko ibyo Imana ntiyanabivuga oya si ibyo ngibyo oya biravuga Imana yakunze bari mu isi bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira mwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo bwawe Imana yatanze nibyo urukundo rw'Imana nicyo rwayiteye gukora nibyo kugira ngo ikize abantu kurimbuka ariko turaza kuhagera yego bahora babwira bansuzugura Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro n'umuntu wese ugendana umutima unangiye baramubwira bati nta kibi kizakuzaho aha niho bikomerera we kandi mu by'ukuri ijambo ry'Imana ryo rivuga ko nta mahoro y'umunyabyaha urumva noneho rero ukumva ko kandi harimo icenga rikomeye rya shitani ku rwego rwo hejuru mu gisoro hari ikintu bita nteba yego harimo nteba bitekerezeho uzi ko ibi bintu niyo aba bahanuzi b'ibinyoma barimo babihanura dore amahoro bahanura ngaya kubera ko umuntu yasuzuguye Imana umuntu udafite ubumwe n'Imana ngo abe yaravutse ku Mana uwo ni umunyagasuzuguro sibyo noneho rero
abanyagasuzuguro bandi kuko ubundi ni abanyagasuzuguro babiri nka kwa kundi numvishije hari umugani bajya baca ngo mu gihugu cy'impumyi ufite rimwe niwe uyobora ariko naryo riba ritareba neza uyu uzi kuvuga ngo zezewa ndamwita ufite rimwe naryo ritabona uyu uzi kuvuga ngo ni niwaya dore nduwiteka nguhaye urubyaro dore nduwiteka ngukuye mu cyaro nkujyanye mu mujyi dore nduwiteka nkurinze abarozi abakabita abanzi none ukuvuga ngo ayo mahoro ahanura si umunyamahoro ari no guhanurira abandi batari abanyamahoro amahoro ariko ashingiye ku bintu n'ubundi kamere irarikira. Urakoze cyane ni amahoro ashingiye ko uzabona iki n'iki, ni amahoro ashingiye ko utazarwara, ni amahoro ashingiye ko Imana bakubwira ko uhinduriwe akazi, ni amahoro akubwira ko mu kazi uzamuwe mu ntera, ni amahoro akubwira ko Imana ngo ikwirukaniye abanzi igukoreye ubukwe bwihuse. N'abanzi abantu babumve abo bahanuzi kuko banateranya abantu bari bibaniye no mu buzima busanzwe, wikoraniraga n'abantu mu kazi muri kampani runaka nta kibazo mwagiranaga, uhuye n'abo bambuzi, uhuye n'abo bariganya, uhuye n'abo bakozi ba shitani bakubwiye ko Imana igukijije abanzi. Ubwo uwo mwanya hakaba hari n'uwo wenda mutavuganye neza mu kazi, dore ko bibaho muri ubu buzima, ubwo mukaba barabateranije ako kanya. Noneho no kukubwira ko Imana urugo rwawe, kuko jye nabonye n'ingo zabeshi zarasenyutse muri ubwo buryo. Ubu buryo tuzakomeza kububwira abantu uko ubu buryo bufite imbaraga shitani akoresha, kuko hari na benshi ngo bamaze no kubona ngo abagabo bafite ubu atari ababo. Ngenda ndabazi umuntu mubyaranye gatanu ngo bakubwira ngo su wawe n'ingo nyinshi. Hari ukuntu twabaga turi nko mu cyumba bakabara kurebye uri umusore, bagahita bareba n'umukobwa, bagahita babavugiriza yabavuga ngo za ndimi nkuko nyine nanjye nazivugaga, mbi z'ubupfu z'ubugoryi z'ubugomeramana, kuba umuntu ari umupfu nyine wapfuye, kuko iyo umuntu adafite Imana abahambye kure, kuko n'ijambo ry'Imana ravuga ngo namwe yarabazuye muzize ibyaha n'ibicumuro. Urumva umuntu abahambye kure mu by'ukuri. Ati dore umugabo wawe nguyu, ati dore umugore wawe nguyu. Noneho ugahita wirengagiza ko ubundi ukwiye kurambagiza, ugahita ushaka umukobwa utarambagije ukamujyana hashingiye kuri ya marangamutima umuntu agira nyine muri kamere, ko amarangamutima ya kamere abaho, ugahita utwara uwo udashaka. Ntirujya rumara amezi abiri ngo ni Imana ibivuze, ngo ni Imana ngo ibivuze, ngo ni Imana ibikoze. Ibyo bintu nabyo nari mbivugiye uburyo kibaza bagahanura amahoro ariko adahari. Ubundi se ayo mahoro arashoboka? Ntabwo ashoboka, kuko ngabo n'abantu basuzugura Imana, nibyo ariko ngo bahanurira iby'amahoro. Yego, ngo nta kibi kizakuzaho. Yego, ariko se birashoboka ko uri mu isi nta kibi cyakuzaho? Ntibishoboka. Ntibishoboka koko. Ntabwo ngo niyo abizera bazajya kuba ngo muri iyi si ntaho tuzakirira, ngo nta hantu hatagerwa n'umubisha, ndetse ngo ibibi ntaho twabihungira. Urumva ko tukiri mu isi ibibi tuzahura nabyo cyane pe. Ahubwo Bibiliya iravuga ngo Uwiteka azajya dutabara muri byose, sibyo? Nibyo. None rero umuntu udafite amahoro hashingiye ko ari umunyabyaha, kumuhanurira ko azagira amahoro biroroshye, kuko arayakeneye. Mbese uri kumubwira ikintu nawe asanzwe azi ko akeneye. Yego, sibyo? Arabyumva vuba, niba hari n'icyo yatanga yagitanga pe. Ariko mu by'ukuri ikintu mubwiye ntikinashoboka, ntabwo gishoboka, kuko n'Imana yaciye iryo teka ry'uko nta mahoro y'umunyabyaha. No, kubwo rero nkavuga nti mu by'ukuri abo bahanuzi bahanura ibyo babwirijwe n'imitima yabo bihura na kamere z'abantu, ntago ari Imana yabatumye, ntiyatuma umuntu ibyo. Icyo nicyo kimenyetso. Niba umuntu aguhanurira iby'isi, niba umuntu aguhanurira iby'irari rya kamere ya muntu, ntago ibyo bintu bivuye
ku Mana, bivuye ku Mana. nibyo. Hari ikindi kintu abantu bakeneye kitari icyo, ari nacyo tuzakomeza kubwira abantu. Yego. Ariko mu by'ukuri ubwo sobanuzi buvuye ku Mana, nibyo. numva rero twaba dusubikiye aha, ariko tuzakomeza. Yego. Ibiganiro byacu nakagaruka, nibyo. tuzakomeza dusobanure mu by'ukuri uburiganya, ubuhenzi, kugira ngo abantu babuhoke, kugira ngo abantu bamenye icyo bakeneye kumenya ku Mana gitandukanye n'ibi bintu abantu bahanurira bitari ukuri. Nibyo. Naho ubutaha rero. Imana ishimwe. Amen. Amen.